Yesu ashimwe bene data, muraho neza, nongeye kubahereza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka tubanze dusenge. Mana yacu, tugushime kubw'urukundo rwawe. Urwo rukundo nirwo rwatumye wandikisha ibituyobora, ibiduhembura, ibidukomeza, biduhereza nk'impano nziza y'ijambo ryawe. Nyamira n'ubundi rero Mwuka wera duhishurire icyo watugeneye uyu munsi, unatubashishe gusohoza icyo wadutegekeye mwami gukora. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu ni umunsi wa kabiri turi kuganira ijambo ry'Imana ry'ihumure. Kuri uyu munsi turasoma n'ubundi buhanuzi bwa Yesaya ibice 61 ku murongo wa 3. Ni ubuhanuzi bwavugaga kuri Mesiya. Reka dusome. Yesaya 61:3 haranditse ngo, yantumye no gushyiriraho itegeko abisiyoni barira, yo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu, n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure, n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye, kugira ngo bahereko bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka, ngo bimuheshe icyubahiro. Nk'uko nari mbivuze, buno buhanuzi Yesaya hano yavuga kuri Mesiya. Ibi tubonye ni inshingano Mesiya yarahawe, cyangwa se Yesu Kristo yarahawe kuza ahangaha ku isi kuza gukora. Uyu munsi rero turaza kwibanda ku nshingano yo gutanga ikamba mu cyimbo cy'ivu. Imana yacu itugirire neza. Imana twizeye ni Imana ihindura ibihe. Ahari amarira igategeka bigahinduka, hagasimburwa n'ibyishimo. Imana itugirire neza. Wowe wagize umugisha wo kumenya Imana, no mu byo Imana ikora harimo no guhindura ibihe. Ahari amarira hakaza ibyishimo, ahari intimba hakaza umunezero. Imana itugirire neza. Yego ibihe byo ntibishobora gusubira inyuma ngo just ibibi byabaye donc habeho guhinduka. Ibihe byo ntibyasubira inyuma, ntibyakunda nyine bitewe n'imiterere y'isi. Ariko nubwo bitasubira inyuma, guhinduka ko bishobora guhinduka. Imana yo igitegeka bigahinduka mu izina rya Yesu. Nta mpamvu yo kugira ngo uhorane umubabaro kandi warakire Yesu Kristo ujye utegeka ibihe bigahinduka. Imana itugirire neza. Umuntu ashobora kwibaza ati se ibyo byashoboka bite? Ati hari ikintu koko gishobora kumara uyu mubabaro bigakunda? Biragoye kubyakira byo, kuko ikintu kiba cyarakomerekeje umutima kiba ari ikintu gikomeye. Ariko nubwo bigoye birashoboka. Hari Imana igitegeka bigakunda. Amafaranga ntiyakumara umubabaro ukomeye cyane bigendanye n'ibihe turimo. Amafaranga ntiyakumara umubabaro. Komera wabwirwa n'abantu, nubwo wazibwirwa n'abantu 1000 zishobora kutakumara umubabaro. Nubwo bagusura inshuti zawe zikakuba hafi, zishobora kutakumara umubabaro. Nubwo zakuzanira donc ibintu byiza, impano nziza, zishobora kutakumara umubabaro, kuko izo mpano zitagereranywa n'ibyo watakaje cyangwa se wabuze. Donc kugusura kwawe ushobora kutangana, presence yabo baje kugusura ushobora kutangana na presence na absence y'uwo wabuze. Ariko hari ikintu kimwe ngira ngo nkubwire, Imana yo ishobora kubihindura. Abantu bashaka kutabihindura ngo ahari umubabaro hazana umunezero, ariko Imana yo irabishoboye. Iyo itegetse byose birayumvira. Yesaya ahanura ibya Yesu Kristo yaravuze ngo yavuze icyo Yesu Kristo yarategekewe ngo ni itegeko ngo nushyiraho itegeko abisiyoni barira, itegeko ryo kubereza ikamba mu cyimbo cy'ivu. Iyo bihindutse rero itegeko ry'Imana, ubwo tayari biba bikunze. Imana ngira ngo niba ubyibuka mu iremwa rya byose yaravuze ngo ntihabeho umucyo. Batangira avuga ngo isi yari yuzuye, ngo yari iriho ubusa, nta kintu cyari kiriho, ari ibintu by'umwijima. Imana irategeka ngo umucyo nuboneke. Umucyo uraboneka. Hari umwijima, haturukamo umucyo. Ubundi umwijima ubwawo ntushobora gutanga umucyo, ntibibaho. Ariko kuko Imana yari ibitegetse, aho hari umwijima haje umucyo. Birashoboka yuko mu mutima wawe hari intimba n'umubabaro mwinshi, ariko aho hari intimba ku bw'itegeko rya Yesu Kristo washyiriweho komora imitima. Nibyo twavuzeho ejo. Ubwo ari bubitegetse noneho biraza kuba. Ushobora kwibaza ngo biraza guturuka mu rukundo rw'Imana, mu itegeko ry'Imana igushyiriyeho ngo unezerwe, wishime, unezerwe, ugire umunezero usimbure intimba n'umubabaro.
amahoro. Mwifurije kwakira iryo tegeko ry'Imana. Imana yacu tugirire neza. Imana iragukunda cyane. Imana iragukunda. Ni nayo mpamvu yagushyiriyeho Yesu Kristo ngo ategeke umunezero uze. Yego rwose ukurikije ibyabaye byose n'ibyakubayeho byose, ntabwo umunezero wari gupfa kuza, umunezero wari uri kure yawe, ariko ubwo Imana ibitegetse umunezero uraza wowe ubwawe ugusanga ugere mu mutima wawe. Mwifurije gufungura umutima, mwifurije kwakira donc guhereza ikaze uwo munezero Imana igutegekeye. Wowe ubwawe uraza ugukurikirane. Imana itugirire neza. Yesu aduhana umugisha. Imana iragukunda cyane.